ibyo byo ntabwo nabishyigikira kandi ikibazo ko ari umuntu wese ufite ubwenge wabishyigikira ubaho ariko hari uburyo bikemukamo ntabwo kubikemuramo ari uhita uvuga ati Kagame ni mubi Kagame yatwambuye amasambu Kagame se yigeze azanga ku isambu yiwawe niwe murimo muradiringa ahubwo Kagame niwe ushobora gukemura ikibazo cy'uko abantu barimo baraguha miliyoni 3 kandi zagakwiye kuba 5 urumva he's the guy he's the one who's supposed to help you and now urimo uramutuka urimo uramugira impamvu turi kunyura muri ibi bihe ni trauma. Yes, it's a trauma. This guy, they created me to the level they cannot even stop me. You guys, you created me. You create so many ugly kids. You did. Ntabwo twe twavutse ngo tube gutya. You guys, you create us. Mwatwe ibyo bintu byose impamvu ubugome bwa FPR bufata buri muntu n'udashaka kubimenya nkanjye kwa ko nakuze nanga politiki n'ikijyanye nayo pe. Yambona amaradio batwishime Jean Paul bafite amateleviziyo meza avuga details kabishwe n'ubwo urubyiruko rw'u Rwanda mwamaze gushyirwamo ibintu mu mutwe bidasobanutse ngo umunyarwanda wese uvuze icyo kitagenda mu gihugu bamubonera izina ry'ikigarasha bamubonera izina ryo kumva ko ngarwanya leta ibyo ngibyo ubwabyo ni terabwoba. So uraza kubaza Badrama ngo ufite ikihe kibazo cyangwa wagize icyo cyonyine ni ikibazo mfite kuki mwezo rating abandi banyarwanda bafite ibitekerezo gutekereza ni icyaha kuvuga ibitagenda ni icyaha kari byo nari mentioninze ayo maradiyo n'ibiki urubyiruko rw'u Rwanda ndabizi ko bagusanganye yo app uri kumva nk'imwe muri radio z'abanyarwanda televiziyo z'abanyarwanda zivuga ukuri ko abanyarwanda zishaka abanyarwanda babumwe bayigusanganye barakwica cyangwa se bakakuza opportunity zose bagatangira kwita ikigarasha muri quartier ugatangira kuba isolated. Ibyo ni bimwe mu byago banyarwanda nshuti zacu muba hanze tugenda duhura nabyo ariko mwe ntabwo mbavuga ngo murabizi ahubwo ndi kubivuga kugira ngo no twese tubihurireho ari ababyitwa n'ababyita abandi tumenye exactly why urwo rwango rugomba kubaho. Umuntu akaza akashaka kunyumvisha uburyo leta ya FPR ari leta nziza nese leta icamo abantu ibice wayibonyeho uzi ko ikintu cya mbere kibi umunyarwanda wese atashyigikirana umuntu urenga ku mategeko ariko ndagira ngo mbabwire tuve muri emotion no kuyoborwa n'ibyo twashyizwemo kuko nge nanone nemera ko propaganda zirakora wash brain zirakora barabikoze ariko harabo byananiye kugira ngo boze ubwonko nkanjye kandi ntabyaze abazakurenganya ntibazabura natwe nose abapolisi barasabirabura hano wavuga Trump wandashe ariko Trump nuko ari watari president mwiza hari uburyo akakwiye kubikemura hari uburyo nawe byagakwiye gukemuka. So rero tugomba gufunguka mu mutwe tugomba kumenya ko ubuzima kwisi hose ni bubi kwisi hose ni bwiza kwisi hose byose birashoboka igihe cyose kiri no mwisi aho bigisigaye twe dukunda ibihugu byacu duharane n'ubona ikibi kivuge ukeza story nagutwariye ijambo ariko ndagira ngo kino kintu cya Badrama abantu bacyumva nibyo abavuga babyumva urumva kuko nta kintu gishashya avuga ibyo nabandi birirwa bavuga ku maradiyo ngo mu Rwanda ubuzima burahenze ngo reba ngo ikindi bikingo mu Rwanda ngo bishe kanaka bishe bro bagatanya ngo na J Paul bro J Paul twese tuzi unfortunately tuzi uburyo yagiyemo urumva bakizito mihigo tuzi ibyo amategeko yatweretse nuko byagenze ariko nanone niba umwanzi w'igihugu don't sit down expect ko igihugu kizakureberera. Abajama hano muri Amerika barimo barajya kwica abaturage muri Iran reba ibirometero birimo hagati ya Iran na Amerika bro ngo nabanzi ba Amerika men none nabo baza no kuregera ikimbabaza nuko ababirabura bacu baza kuregera ngo abanyamerika n'abanyaburayi ngo baze kurasa ni wacu ngo kuko ngo Kagame yica ba bro ni baza se baranarasa Kagame ko izo ntambara ziri buze ziri bwice twebwe so nta bwenge bano abajama ba hano abanyarwanda especially n'abirabura ntabwo tujya dushyiramo ubwenge mu bintu byacu we need gufightinga ku bihugu byacu kubiteza imbere tugaharanira ko biba byiza ntabwo umuzungu azigera aza kubidukorera kandi ugira imana ukabona umugabo nka Kagame ufite vision ukunda igihugu uharanira ko buri wese atera imbere nutamusapotinga ngo ahubwo umugwi inyuma sha ni ikibazo gikomeye ishyura neza nubwo uzapfa nabi that's number 1 nicyo kibabaje nyine ikwishyura neza ariko ugapfa nabi uri umugambanyi kandi wuzuye ibyaha kandi ikindi cya kabiri
ntabwo irindira bazakwica, iyo niyo ikwicira, iyo irakwicira. Hasi nk'umwana ufite imyaka 20 hano, 18, 30, 40 nk'ayo, iyo uvugira Kagame wishe Karegeya, ukavugira Kagame ufite Kayumba outside of the country, ukavugira Kagame ufunze Tom Byabagamba, ukavugira Kagame wishe bafande nza afande hari abantu benshi cyane by the abari hano namwe ndetse ko mufite ababyeyi banyu abasirikare bishwe abafunze babambwiye y'u Rwanda nigeze kujya zabweyebwe muri ibyo bibaya zabugarama niho nagiye mbarana n'amastory amwe namwe nagizo zabugarama. Kuri abo bajene uyu munsi bari gukoresha imbuga nkoranyambaga for abuse, birumvikana ko ni abarwayi baba bafite ikibazo cy'uburwayi, kuko umuntu utuka umuntu atazi uko abayeho, atazi ukuri kwe, urumva uwo muntu aba afite ubwenge buri normal, kuko umuntu wese buriya wese agomba gutekereza ibintu byose tugomba gushyiramo ubwenge. Nimba nk'umbyutse nkatangira nkagutuka, sinkuzi, sinzi kubayeho, sinzi cyangwa uko na postinze ifoto meze gutya ugahita utangira kunyita ngo ndi umugende, ndi umulesbienne, ngo nuko nagize gutya turi umusikama uri ibiki, cyangwa se ngo hari n'umbwe ati ibyo bintu bireke ngo wabikoze igihe kirekire. Avuga si umuntu ahubwo yakakwiye kunshimira yuko amafaranga bwo none atangiye kuboneka, nimba ibintu bikoze igihe kirekire nuvuga ko salary ko saving, ahubwo salary bwitangiye kuba nshobora kubaka n'inzu. Nimba naremwaga 100,000 na saving 10,000 biransaba muri gihe kirekire byanshobora kugeza kuri miliyoni. Urumva? So urumva rero umuntu wese udafite ubwenge ntagatekereza mbere yo kuvuga, umugomba kubanza ugatekereza mbere yo kuvuga. Ni nabyo narabigarutseho kare nkavuga, ni numva n'umuntu nyine bamuvuga ntago ari ngombwa nawe uhita utangira ukomereza aho bamugejeje, uko wowe ushobora gusanga abo bamuvuga utazi impamvu bamuvuga, ashobora kuba ari urwango, ashobora kuba bari kumushyigikira bagakabya, cyangwa se ari ishyari, nawe ugasanga uguye muri icyo gice. Ubundi umuntu ukurikira amakuru yafata nk'uko bayaguhaye. Rero nujya kuyakoresha icyo ushaka ujye ushyiramo ubwenge. Nawe baravuga ati nguhaye amakuru yakoresha icyo ushaka, ngiye nguhaye amakuru nujya kuyakoresha icyo ushaka gishyiramo ubwenge, umenye ko bishobora kugaruka nawe cyangwa se bishobora gutuma ugaragara nk'umuntu udafite ubwenge. Icyo rero byumva biragoye no kugisubiza icyo kibazo, kuko umuntu nyine udafite ubwenge yose uwaza ne mu magambo make nuko aba afite ikibazo. So yeah, no naza nkabona Keza wamutumye hano mu kiganiro, nkahita njya muri comment nkahita bati Keza nkamutuka ibitutsi byinshi, rero urumva naba ndi muzima koko? Sinumvisha n'ikiganiro byibura abanza avuge n'ibitekerezo bye, numva n'ibitekerezo bidahura nanjye, vuga nti Keza ibyo bitekerezo aba ari byo nataka, mvuge n'ibitekerezo bya Keza rwose wapi ntago nemeranya nabyo, kubera ko ibi byakakwiye kumera gutya. Keza ni narifuza ati niyo mukinnyi wa sinema mwiza wo mu Rwanda, aho kugira ngo njye munsi mutuge navuga Keza ahura abeshya, ngiye umukinnyi wa sinema mwiza mu Rwanda nemera wenda Mama Sava n'urugero, urumva, kubera ko agaragara nk'umuntu ufite tara kukurusha, agaragara nk'umuntu ukina kukurusha. So mu buryo urumva ko ndimo ndamuha fact impamvu navuze ko atari we mwiza, ariko guhita nza nkagutuka gusanga ngo umwirasi kuvuze ko uri umukinnyi wa mbere mwiza mu Rwanda, uri umwirasi, ese ugahita atajya ese Beyonzobe yawe ubundi urumva umuntu aba ari muzima? Ntago umuntu ari muzima of course.